Bakunzi b'ikiganiro iterambere ry'akarere ka Rutsiro. Uyu munsi tugiye kuganira n'umusaza Chrysologue adusobanurire ko ikawa ihingwa uhereye mu mizi ndetse kugeza isotse. Ikawa rero ni igihingwa gikomeye cyane mu karere ka Rutsiro, cyane cyane no muri uyu murenge wa Boneza murimo, aho muri Boneza honyine hari inganda zitunganya ikawa eshatu, urwa Kinunu hano muri urwa Kirorero n'urwa Rugamba. Ikawa rero ni n'igihingwa kimaze igihe, imyaka mfite ngira ngo urayireba ni myinshi, ariko nasanze naratahinga ikawa, dufite ikawa hano muri Boneza hitwa Kinunu, n'ubu nako hitwa. Ikawa rero uko tuzihinga, iyo umaze gusarura ufite imbuto nziza watoranyije ku giti cyiza, ino duhinga ikawa zose ni Arabica, ufata muri za mbuto nziza watoranyije zumye ukazakora pepiniere, ni ukuvuga ahantu urerera udukawa dutoya, noneho hakavamo butangira dutya kangana gatya, ni nk'igishyimbo ariko ni igishyimbo cy'ikawa, umuntu yabavuga atyo, noneho bikazakura bikareshya bitya. Iyo bimaze kugera kuri iki kigero turazitera. Ibyiza ni ukuba wazitera mu gihoho gikoreshejwe ibivovo cyangwa se ibirere by'insina, kuko byo bibora. Utabifite ubu biba ngombwa yuko niba warashyize mu masashe, ya masashe uyavanamo, n'iki kirere ushobora kukivanamo, ariko niyo nakibagirwa nta kibibuza ko kibora kikazaba n'ifumbire ya cya giti. Ikawa rero imaze kwitera ivuye muri pepiniere, ubwo ubuzi ko izamara nuyifata neza nk'imyaka nka 40, buri myaka 10 ukagenda usazura. No kuvuga ngo ushobora guhinga ikawa rimwe wayifata neza ukazongera gutera indi yashize imyaka 40. Ushatse kongera ubuso urabwongera, ariko ushatse igiti nk'uko kimeze gitya tukiri ruhande hano, iki ngiki tuvuge ko kimaze nk'imyaka nka 15. Ubu rero hari aho twatemye hariya, sinzi niba uhabona, ahangaha twatemye, iki ngiki bakuyeho ku ruhande, bibiri bimeze bitya, byaturutse ku giti kimwe twateye, kigira umuntu yavuga nk'amashami. Noneho nyuma y'imyaka iyi tugomba kugisazura, ariko ibyiza ni uko ukata kimwe kuko byari bibiri, ikindi gikomeza gikera, igihe kindi kikirerwa. Ikirerwa ni iki ngiki rero, ubu iki ngiki ni icyashibutse ku cyo twakase hariya. Noneho tukaba tuzi ko iki giti kizamara nibura imyaka 40, ariko tugenda dusazura kera cyamara kunanirwa tukabona kigasazurwa, akenshi tubigera nyuma y'imyaka nk'icumi. Noneho igiti kisazura ibishibutseho biza bifite imbaraga, bigakomeza bikera, ariko nyuma y'umwaka bitangiye kuzana udutumbwe duto, uruyange n'utubuto duto. Nyuma y'umwaka n'igice warasazuye, ariko rero ubwo bwa mbere umaze gutera utegeze imyaka 3 irenga kugira ngo utangire kubona umusaruro wa mbere. Nyuma bikajya ugira umusaruro ni rimwe mu mwaka, mu mezi nka 5-6, ni ukwezi kuva mu kwezi kwa 12 kwa mbere se ukazageza mu kwezi kwa 5, tuba turi muri season y'ikawa, abantu basarura batunganya. Umaje kutubwira uko bahinga ikawa nuko bayifata kugira ngo irusheho kumera neza. Ese yimaje kwera hakurikiraho iki? Isaba kubagarwa, isaba gusasirwa. Nk'aha ngaha urareba ibi byatsi, ubu ni isaso twashyizeho, noneho ikagomba kuhaba.
iyo ibuze ikawa imera nabi. Iyi saso uretse ko ibora igahinduka ifumbire, ariko ifite n'ikintu gikomeye ikora, ni ugutwikira kugira ngo amazi y'imvura yaguye igihe cy'imvura ubwo buhehere butinde mu butaka, ikawa ikomeze kugira ikintu tuvuge yavoma cy'ubwo buhehere n'amazi y'imvura yasigaye. Ubwo rero duhora dutwikiriye, tukabagara tugasasira, tukabagara tugasasira, tugakata amashami mabi, ni tekinike n'ibintu tuzi kuvuga ngo aya mashami agomba kuvaho. Mbese ibintu by'ubuhinzi iteka bagira amashami cyangwa kibasiga, ibindi bakabivanaho. Hari ibyo twita ibisambo, ibyo bisambo cyane tubivanaho kuko biza kunyunyuza kandi ntacyo tubitezeho. Tumenyere ko indi myaka duhinga hari ukuntu tugira tuyuhira mu gihe cy'izuba y'imvura yabuze. Ese ni ikawa niko byaba bimeze cyangwa ifata y'amazi y'imvura yo ikagumya ikayabika mu butaka? Dushoboye kuyuhira nibwo yakwera cyane. Kenshi yahora iraba igira indabyo ikagira ikera, bishobotse twashyiramo rwose ibintu byo kuhira, ariko ubu ngubu ni imvura dutegereza. Ni nacyo gituma tubyita ko ari season, byabaye saison. Ariko bitabaye ibyo tugahora twuhira, ikawa zahora ziyanga, tugasarura, mbese abantu wenda bagakora umwaka wose. Tumaje guhinga ikawa yacu, twumvishe nuko ifatwa kugira ngo yere neza. Ese hakurikiraho iki? Igikurikira cyo no gusarura. Ubwo rero dusarura ibitumbwe, ntabwo dupfa gusarura ibisanzwe ibonetse byose. Nk'aha ngaha urareba nako reka dutangirira ndabona byoroshye. Urareba hano hari uruyange, uru ni uruyange. Aha ngaha hari uruyange rumaze kugwa, mbese rwavuyeho, hasigara utuntu dutoya tuzahinduka ikawa. Kuva kuri uruyange kugera ku gihe cyo gusarura hagomba nibura amezi 7. Uruyange kuva rubonetse dutegereza amezi 7 kugira ngo ikawa iriho izashobore gusoromwa ihishije itukura. Ihishije itukura. Ubwo itukura ndaza kwereka hariya hirya aho tubyakirira. Noneho hakaba utu twose rero nk'iri shami tuzarisarura amezi, nicyo gituma naburaga nti kuva mu kwezi nko kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 5. Urareba hariho uruyange rukiri uruyange, hariho utubuto duto, hariho utwatangiye kuba tunini, hariho noneho utunini kurushaho. Uratureba? Noneho bikazagenda nk'aha ngaha mu kwezi kwa 12 tuzazisarura. Ubwo igihe izi zindi wenda zizaza zikurikiye mu kwa 3, nuko tubigenza. Tuvuye mu murima uko watweretse uko ikawa ikorwa, ihingirwa kugeza isaruwe, tugeze aho itunganyirizwa hakabiri. Ndagira ngo udusobanurire hano hakorerwa iki kugira ngo tujye n'ahandi. Aha ngaha hakorerwa kwakira ikawa, zishobora kuba ari izacu zo murima yacu cyangwa iz'abaturage. Iyo twakiriye ikawa turabanza tukazipima hano, noneho tukazijonjora, kuko icyo dushaka hano ni ikawa yo ku rwego rwo hejuru. Tugomba gutandukanya n'ikawa isanzwe. Isanzwe abantu bakuzabura ngo ordinary coffee, bazabwira ngo aha ngaha turatandukanya kugira ngo tuzagire ya yindi nziza. Iyi kawa inyuza aha twakiriye dukeya kuko atari kumwera w'ikawa. Iyo tumaze kuyitonera nk'uku nguku
iyi mashini itoranyamo ibyiciro bibiri. Hariho inziza inyura aha, hakaba itari nziza irimo ibihuha byinshi inyura kariya kayira. Ubu dufite utuntu tw'utubaho dufungisha hariya kugira ngo tubuze iyaha kugiriya, tukagira kariya kayobora mu kindi cyobo dufite biriya bya back. Noneho tuyiraza muri iki cyobo, mbese ni nko kuyitara. Ubundi ikawa iba ifite isukari iyikikije, ya kawa dushaka ifite isukari. Iyo sukari rero iyo ibiraye aha ngaha, wa murenda w'isukari ugomba kugenda uvamo buhoro 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 ugenda. Mu gitondo tukanabinyukanyuka kugira ngo waba warasigayemo uvemo, noneho tukoza. Ubwo tuvanye ikawa ku bwanikiro kuri bya bitanda, zirumye. Ni ukuvuga ko kugira ngo tumenye ko zumye neza, dufite akamashini dukoresha kakatwereka izi zirumye. Tukazizana aha ngaha, tukazimena iruhande aha ngaha. Twazihamena noneho zikanyura muri iki cyobo cyo hasi, zikagwa hepfo aha kuri kiriya kintu ngize nk'urutaro, zikagwaho kiba kinyeganyega cyane. Umukungugu n'imyanda bishobora kuba byazanye nazo bigasigara hasi aho. Ikawa n'agashishwa kazo k'umweru zikanyuraho zikazamuka. Aha rero zihaza kugira ngo zivanweho aka gashishwa k'umweru. Mbese iyi mashini ikikora ni ukuvanaho utu dushishwa tw'umweru, ikawa igasigara isitya isa n'icyatsi. Iyi niyo tuzakaranga.